mudukurikira ari ubwa mbere tubahaye ikaze tubibutsa ko iyacano ibagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi, amakuru y'ubukungu, politike na diplomatie. Ushobora gusobanukirwa byinshi udasobanukiwe. Tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku gihugu cy'Ubufaransa. Ni igihugu kiri mu burengerazuba bw'Uburayi. Ni igihugu gikora ku mazi, gifite amahirwe menshi yo kuba ari igihugu cyateye imbere ku buryo bworoshye. Ni n'igihugu kinakiza ubwacyo. Wenda tugiye kuganiraho kuri politike y'Ubufaransa aho igeze ubu. Ariko ntabwo biri butandukane n'Uburusiya, ko ingingo turi buganireho ziraba ari izi. Turavuga kuri OTAN, tuva kuri OTAN tujye ku bukungu bw'Ubufaransa, tugaruka no muri Afurika ariko bitaye bihuriye n'Ubufaransa. Tugere no muri Amerika mu buryo bugeraho bihurira n'Ubufaransa tujye kubiganiraho. Tubahaye ikaze. Ubufaransa muri iyi minsi ni igihugu kitameze neza muri diplomatie mpuzamahanga mu bundi buryo. Ni igihugu kitameze neza mu buryo bujyanye n'ubucuruzi. Tugiye kubanza rero duhere muri hano muri Afurika, tubanze turebe ubundi Ubufaransa buhagaze bute. Amahirwe menshi bwatakaje, ariko tuzaza gusobanukirwa impamvu amahirwe bayatakaje, bakisanga ubu bari muri Mozambique bacukura peteroli na gaze. Cyane cyane gaze niyo barimo baracukura cyane, kuko niyo isa nkaho igoranye kurusha na peteroli. Peteroli biroroshye kuyibona ugereranyije na gaze. Na kampani yabo murabizi, sosiyete yabo bita Total, izwi mu gucukura gaze na peteroli. Ni kampani ifite ibigwi bikomeye cyane muri Afurika, irazwi cyane no ku isi muri rusange, izwiho gucukura peteroli ndetse no kuba yanayicuruza. Tugiye kubanza tunyure gatoya impamvu Ubufaransa ubu tuvugana ubu busa nkaho buri mu bibazo bitabworoheye by'ubukungu cyane cyane. Tugiye kubanza tunyure muri Ukraine gato, tubihuza n'intambara irimo irabera muri Ukraine ihuje OTAN n'igihugu cy'Uburusiya. Yose ikaba ari intambara irimo irabera muri Ukraine, ariko ku nyungu z'ibyo bihugu byose, yaba Uburusiya, yaba Ubufaransa na OTAN muri rusange. Bafite icyo barwanira, ko ntabwo barwanira ubusa, bafite impamvu barwana. Iyo nayo ni indi topic tuzaganiraho irambuye, ariko tugiye kubanza tunyure ko uyu munsi ndasezeranyije ko tugiye kuganira ku Bufaransa, yaba diplomatie yabo n'ubukungu bwayo aho mo buragana. Ubu tuvugana ubu Ubufaransa kubona muri iyi minsi buvugwa cyane, usanga burimo n'ibibazo byinshi. Ndabizi ko ejo bundi Trump amaze kurahira, yamaze kuvuga ko OTAN igomba kuzahagarara igasenyuka, Uburayi bukirindira umutekano ku ruhande rwayo, hanyuma na Amerika nayo ikirinda ku ruhande rwayo. Kuko Amerika yavugaga ko ishora amafaranga menshi muri OTAN, ikaba yarashoraga amafaranga arenga 30%. Kandi ibihugu biri mu Burayi byonyine, wongeyeho na Canada, ubwabyo ni ibihugu byinshi pe. Ariko wareba ukuntu byose byiteranyije hamwe, nta nubwo byagezaga nibura kuri 1/2, nta nubwo bigeza kuri 50% y'umusaruro mbumbe wose wa OTAN. Batazi wenda OTAN, ngiye kubanza manyuremo gatoya. OTAN ni umuryango w'ubutabarane uhuza ibihugu byo mu Burayi, kongeraho na Amerika na Canada mu buryo bw'umutekano. Ni umuryango wavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ariko uvuka ugamije cyane guhangana n'Uburusiya, kuko icyo gihe Uburusiya nubwo bwari bumaze kugwa hasi mu bijyanye n'ubukungu,
kubera busa nkaho bwagaragaye ko aribwo bwatsinze intambara ya kabiri y'isi. Yego ntabwo wenda ntabwo abantu benshi babyemeza bitewe n'ukuntu media zandika cyane, ugasanga wenda bitewe n'uko uruhare rwa Amerika kubera ko rufite inshuti nyinshi zandika cyane kandi bafite n'inyungu nyinshi babikuramo bitewe n'amafaranga Amerika ishora mu itangazamakuru mpuzamahanga. Kuba bizi neza, bazi amateka, Uburusiya aribwo bwatsinze intambara ya kabiri y'isi, bazi ko aribo bahagaritse umuvuduko w'Ubudage mu gihe cya Hitler aza gutsinda intambara ya kabiri y'isi. Kuko niba mwarakurikiye amateka cyangwa hari ahantu umuntu ugiye kubaganirizaho cyangwa mu bundi buryo baba barabonye amateka y'Uburusiya, muzi ko aribo batsinze Hitler. Hitler yamaze gufata Uburayi bwose, yagabye ibitero afata Uburayi bwose, niyo bushojeho intambara. None mu makosa make cyane yakoze ayakora ku Burusiya birangira nabwo bumusubije hasi. Wenda nayo n'indi topic tuzaganiraho, ariko reka twiganirire tugaruka ku ngingo yacu y'uyu munsi. Icyo gihe haje kubaho iriya ntambara yo muri Ukraine. Uburusiya buza mu mwaka wa 2022 ku itariki 24 nibwo Uburusiya bwagabye igitero kuri Ukraine, ariko Uburusiya bwatangaje ko ari intambara, bavuze ko ari ibikorwa bya gisirikare. Icyo gihe mu ntambara, kuko babonaga ko Uburusiya bwari busa nk'ubwugarijwe cyane, ko bwarwanya iriya ntambara bavuga ko buje guhangana n'abantu barwanyaga abantu bavugaga Ikirusiya babaga muri Ukraine. Ni ku ruhande rwegereye Uburusiya, cyane cyane mu burengerazuba bwa Ukraine, aho ni mu burasirazuba bw'Uburusiya. None iyo ntambara iza kubaho iza guhuza OTAN, ihuza n'Uburusiya, baza kurwana muri Ukraine. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari Ukraine yarwanaga. Yego abantu benshi bazi ko iriya ntambara yo muri Ukraine, abantu benshi bazi ko ari intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Oya, aho hantu ntibazakora ikosa ryo kuhibeshya. Iyi ntambara ni intambara isa nk'iyateguwe ku mpande zose, bari bariteguye. Uburusiya bwari bwariteguye ko iriya ntambara igomba kubaho, kuko impamvu bayirwanaga kuko bashaka ko Ukraine ijya muri OTAN, kandi kujya muri OTAN yari uburyo bwo yari ingamba zitari nziza zo kuzahemukira Uburusiya. Kuko Uburusiya burabizi ko ukuntu abasobanurira OTAN yaziyeho Uburusiya. Uburusiya mu masezerano bagiranye bavuze ko batagomba kwaguka begera igihugu cy'Uburusiya, ko hari ibihugu byabaga mu muryango ubumwe bw'Abasoviyete, niyo Soviyetique. Uwo muryango usa nk'uwasenyutse, ariko usenyuka mu mwaka wa za 1991 gutyo, uza gusenyuka bitewe na Amerika, kuko Amerika yamaze kubona ko Uburusiya kubera gutinda mu ntambara cyane, uko ubwabo bwagendaga bugenda busubira inyuma. None Amerika kubera ko mu kurangira kw'intambara ya kabiri y'isi bwari bumaze kugira ubukungu bumeze neza, kongeraho nuko bari bafite abariye babo mu Burayi nabo bakoranaga, kandi ubukungu ukabona buzamuka neza hagati yabo. Basa nkaho Uburusiya babuheje cyane mu bucuruzi, bisanga nabo nk'Abarusiya bisanga nta ubukungu bwabo butakimeze neza, bituma za nshuti zabo n'abantu bari mu muryango w'ubutabane w'Abarusiya birangira nabo bagenda Amerika ibatwara gake gake. Noneho bigeze kuri Ukraine ho yagiye baha warning guhera mu mwaka wa 2008, baha warning batabyumva, kugeza aho bigeze 2014 bayitwara Crimea. Ariko nabwo n'ubutaka bwahoze rwose mu myaka ya kera, ariko mu kubutwara birangira nabo Abarusiya bubwisubije, ko Ukraine yabonaga itumva, ifite akarindi cyane, kandi babona babarikiye barabutaka
abanyayikirene bakajya kwiyomeka ku Burayi n'abanyamerika muri wa muryango wabo w'ubutabarane, byazarangira Amerika Uburusiya busa nk'ubutakaje buriya butaka bwa Crimea, kandi bikanarangira ari na strategique mu buryo bwo kuba Amerika ishobora kuba yahashinga ibirindiro byayo buriya butaka bwa Crimea, kuko nta bw'akarwa buri mu nyanja y'umukara, ubutaka bujya bwegeranye na Turkiya, kandi Turkiya murabizi iba muri OTAN, bukegerana Ukraine, Romania, Latvia, byose ni ubuhugu bwose bukora ku nyanja ku buryo bworoshye kuba bakinjira muri nyanja y'umukara. Noneho Abarusiya bafata icyemezo cyo gutera Ukraine bayiteye ko babonaga basumbirijwe, babona ko nta yandi mahirwe asigaye, birangira OTAN nayo yinjiye mu ntambara byeruye. Ariko n'ubundi basa nkaho OTAN yari yashotoye Uburusiya, ko Uburusiya bwakomezaga kubaha warning ariko bagira bayirengaho, ariko n'agasuzuguro kaba kenshi. Uburusiya rero igihugu cy'igihangange ku isi kandi kikaba kinini, kikaza n'ubuhugu nibura bitanu bya mbere bifite ubukungu buhagaze neza, babonaga nabo bakongera nuko banafite n'abaturage bakeya. Buriya igihugu gifite miliyoni 147 kuri kilometero kare 17 n'imisago, ubutaka bunini, mu gihe Amerika iri muri kilometero kare miliyoni 8, ifite miliyoni 380 gutyo. Numva ni ibintu bigaragara ko bashakaga teritwari z'Uburusiya cyane kuba baziyomekaho. Iki cya kabiri, Uburusiya ni igihugu gifite imitungo kamere iteye ubwoba myinshi cyane, gaze, peteroli, amabuye y'agaciro hafi ya yose barayafite. Kongera nuko banafite n'abaturage bake babayeho neza, ubukungu bwabo busa nkaho bumeze neza. Yego rero ntibwangana n'ubwa Amerika, kuko Amerika ikubye inshuro 10 ubukungu mu buryo bw'amafaranga. Ariko nanone abaturage b'Uburusiya nanone ni abaturage basa nkaho bafite ubuzima bwiza, ko niba bakubye 10, Abarusiya nabo bakaba bafite ubuzima bwiza, bakabaho bitabavuna cyane, mu gihe umunyamerika ibintu byose aba ari ukwishyura, ubukode ni ukwishyura, transport ni ukwishyura, buri kimwe cyose. Ariko mu Burusiya hari ibintu byinshi byoroshya ubuzima bwabo, kuko ubukungu bwinshi bwabo bukomora ku mutungo kamere, mu gihe Amerika ubukungu bwabo bwose bushamikiye muri serivisi n'inganda cyane. Ukongeraho ko Uburusiya n'igihugu gicuruzanya cyacuruzanyaga n'Uburayi gaze na peteroli nyinshi cyane, uretse ko muri iyi minsi Abanyaziya benshi aribo barimo barayikoresha. Twigarukiye rero ku Bufaransa bwacu, ahantu Abafaransa barimo baragirira ikibazo cyane muri iyi minsi, bigatuma ubukungu bwabo busa nkaho burimo burahungabana, kandi ukabona bwunugarijwe. Ukabona nk'Ubufaransa mwakomeje kumva ko Ubufaransa burimo burasaba ko ibihugu by'Uburayi niba babona Amerika itakibashyigikiye ngo babashe kuba bahangana n'Uburusiya mu buryo bw'igisirikare, Amerika igasa nk'ivuga ati mwe mwirwaneho natwe twirwaneho. Bwa ni uburyo Amerika yakoresheje kugira ngo Abanyaburayi nabo bashyiremo agatege, babashe kuzana umusaruro nabo bamene muri OTAN, kugira ngo OTAN ibe igisirikare kigari kandi gifite ubukungu buhamye. Abafaransa rero bahise bafata icyemezo cyo kuvuga ngo tugiye kuzana intwaro za kirimbuzi zirinda Uburayi. Tubibutsa ko buriya igihugu cy'Uburayi gifite, Ubufaransa bufite intwaro za kirimbuzi 280. Ni igihugu nacyo kiri mu bihugu bifite intwaro za kirimbuzi mu Burayi, kuko ndabibutsa ko ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi mu Burayi ni ibihugu bibiri byonyine, ni igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cy'Ubufaransa. Nta kindi gihugu gifite intwaro za kirimbuzi mu Burayi. Bivuze ngo rero Abafaransa bwahise bufata icyemezo, bavuga ati rero nta bundi buryo twabigenza, reka ibihugu byo mu Burayi byose twishyire hamwe tubafashe kubarinda. Noneho mu ubwo burinzi bwabo rero Abafaransa nta yindi strategy babonaga ishoboka, yabaga ari strategy yo kugira ngo ubukungu bwabo buse nkaho bwongera kwiyegeranya. Urumva Abafaransa mu by'ukuri Uburusiya ntabwo bari bafite gahunda yo gutera Uburayi, kuko nta n'impamvu yo gutera, kuko niba bafite Abanyaburayi aribo bakiriya babo, bakonsomateri b'iyo gaze n'iyo peteroli,
kongeraho n'andi mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka, ntabwo Uburusiya bwatinyuka kubatera kwabo nibo babigiramo uruhare. Ni uko bakomeza gushotora Uburusiya, ku Burusiya n'ubundi gutera Uburayi, naho Ubufaransa ntibwabwo bwarinda Uburayi bwose ku buryo Uburusiya butabatera, kuko byo ni Uburusiya igihugu kinini kiruta Uburayi bwose bwiteranyije. Rero ntabwo abantu benshi mwe mubizi, ariko cyo mugomba kumenya ko Uburayi bwiteranyije Uburusiya buruta Uburayi bwose. Ikindi abari Abafaransa, ikintu gituma nanone ubukungu bwabo burimo burajegajega muri iyi minsi, ubu Abarusiya basa nk'aho babafatiye ibihano by'ubukungu mu buryo bwose bushoboka. Babambuye gaze babonaga, babakura kuri peteroli babahaga, babambura ibinyampeke bohereza mu Bufaransa, bivuze ngo ibiribwa ni ikibazo. Barangije batabagenda bajya kuri bwa butaka bwo muri Afurika, urabizi za Senegal, za Guinée, Mozambique, Mali, bya bihugu byose birenga 15 byose byari teritwari za nk'aho Ubufaransa bwabohoje kugira ngo bajye babakamura babonemo bakuramo amafaranga, kuko bwa bihugu bifite imitungo myinshi, yaba amabuye y'agaciro akorerwamo intwaro, amabuye y'agaciro akoreshwa ibikoresho bya electronique, gaze, peteroli, mbese n'ibintu byinshi cyane Abafaransa bahakuraga. Kongera nuko bafite n'ifaranga ryabo bita isefa, kugira ngo byumve neza, ni ifaranga rimeze nk'idolari, rikora nk'idolari. Urabizi ko idolari rikora hafi hose ku isi mu bucuruzi, ibikorwa byambukiranya imipaka birakoreshwa cyane. Isefa naryo ni ifaranga ry'Abafaransa, naryo rikora nk'iryo, ariko ryakoraga mu bice by'uburengerazuba bwa Afurika, bigatuma none bya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bidakoresha ifaranga ryabo, bagakoresha iryo faranga ry'Abafaransa. Abafaransa nabo kungukira mu nyungu z'uko bayahererekanya hagati yabo nk'abaturage, ko nayo bafite ukuntu amafaranga nayo bayacuruza, uko akoreshwa cyane n'abantu benshi agenda agira imbaraga, bigatuma ifaranga ryabo rizamura agaciro ku rwego mpuzamahanga, kuko aba akoreshwa n'ibihugu byinshi. Murabizi ko idolari impamvu rihora rizamura agaciro ni uko rikoreshwa mu bucuruzi ahantu henshi ku isi. Tutiriwe tujya kure, naho mu Rwanda murabibona ukuntu amadolari aba yaba akenewe. Ujya kurangura ikintu mu Bushinwa ukitwaza amadolari, wera n'ubwo ugera mu Bushinwa bakahita uvunjisha akaguha amayuwani, ukajya mbese muzareba hano mu Rwanda naho n'ibihugu muri aka karere cyangwa no ku isi muri rusange, uzasanga idolari ari idomina cyane. Iryo sefa rero ry'amafaranga y'Abafaransa rero gisa nk'aho byari ryarafashe hafi ibihugu birenga 16 niba nibuka neza, tuba ari ibihugu bya 16 byakoreshaga isefa, ibihugu 55 bigize Afurika. Urumva ko bari bihariye hafi 1/3 kirenga cy'ifaranga ryabo ku ryari ridomye kuri uwo mugabane wa Afurika wacu w'uburengerazuba, cyari ku gipande cy'uburengerazuba cyane, bigatuma hari ahantu Abafaransa nabo iriya faranga ryabo ribazamurira ekonomi yabo, kuko ukazamuka baracuruza ifaranga, gukoresha ifaranga ugomba no kunarisorera, ukongeraho ko babana mu bihugu byabo ibintu byinshi byakorwaga mu Bufaransa. Ubufaransa byo bicuruzaga muri Afurika y'uburengerazuba. Dufate nk'imigati, urabizi imigati yamamaye depuis France, ni imigati yacurujwe cyane, ni ibintu byinshi, kandi ugasanga n'amashokora, mbese ibintu byinshi, ibikorwa byinshi byavaga mu buhinzi, imyembe, ibiki byose, ugasanga nk'ibintu bakabikora muri bihugu bakoronezaga, bakabijyana mu Bufaransa, bakabikonyeza mu nganda, bakabigara, bakabicuruza kuri rya soko ryabo ry'ibihugu birenga 16 byose bacuruzaga muri Afurika. Kandi ugasanga ibyo bihugu nta nicyo binacuruza wenda mu Bufaransa. Urumva ko byabaga ari igihombo Ubufaransa n'ubwo bwabyungukira, n'ubukungu bwabo bwari bushingiye bw'Abafaransa. Ukongera kuba none Abarusiya basa nk'abambaye babatesheje za teritwari, bigatuma noneho bazitakaza, byatumye nabo ubukungu bwabo busa nk'ubusuye hasi. Niyo mpamvu ubona muri Europe cyane, hano mu Burayi usanga bafite akarindi gateye ubwoba ko kumva ko bagomba gufata Ukraine, bakakomeza kuyizanamo intwaro, bakarwana n'Abongereza, bagashyigikirana, mbese ibihugu byose kumva ko byo mu Burayi byose bigomba kwinjira mu ntambara. Bivuze ngo iriya ntambara igihugu kiyifitemo inyungu ni Ubufaransa. Dore impamvu Ubufaransa buyifitemo inyungu. Ubufaransa ahantu hose bakoraga inyungu,
abarusiya basa nk'ababazitiye. Inyungu ya kabiri, Donald Trump asa nk'aho otani asa nk'aho yayiciye intege, ntago agishaka ko bakiba mu muryango umwe, kuko ntibafite ubushobozi. Ubu gihugu gifite ubushobozi muri Europe cyo kwizera ni Ubudage, kandi n'Ubudage nabwo bukomeza gutinda mu ntambara, ubukungu bwabo buzagwa hasi. Bafite uko Ubwongereza aribwo nibura bupfa kukanyakanya, kuko Ubwongereza nibwo bugerageza gucuruzanya na Amerika bakabona uko babona umusaruro. Ikindi cya gatatu ni uko Ubufaransa kugeza ubu baba bashyiriyeho ibicuruzwa byose bagomba gucuruza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo bashyizeho hafi 50% y'ibicuruzwa bacuruzagayo, imyenda, imodoka, ibiki n'ibiki bacuruzagayo. Bivuze ngo uzajya gucuruza muri Amerika bagushyiraho 50%. Bivuze ngo ibashyira kuri 50%, biragoye kujya mu Faransa azacuruza muri Amerika, uko uzamuye umusoro ukawuzamura 50% y'igicuruzwa. Dufate nk'urugero, niba igicuruzwa kije kigura 50,000 n'urugero, wahita ushyiraho umusoro wa 50%, icyo gihe kizahita kigura 75,000. Wa muntu wakiguraga 50 biragoye kugira ngo ayo mafaranga 25 byongereho azabashe kugira ate, azabashe kuyishyura. Bivuze ngo n'abo bantu byishyura bazishyura, abakiriya babo bashobora kuba bake, cyangwa se bikarangira nabo batakaje, bikarangira izo nganda zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se zo mu Burusiya arizo zimwe ziracuruza mu isoko mu mwanya wabo bakabaye bacuruzamo, bigatuma noneho ubukungu bwabo busubira hasi, bigatuma bya bicuruzwa bya kugira ngo bahangane n'amasoko, ariko ku gicuruzwa bacuruzaga bamanuye igiciro cyabo kugira ngo babashe guhangana n'isoko risanzwe ry'abahanganye muri Amerika. Kigiye rero Ubufaransa ntabwo buzapfa kubishobora, kuko yaba gaze bari biteze mu Burusiya bayihakuraga ihendutse, ntabwo bigishobotse kwiboneka. Gikurikiyeho ubu kubera ko bari no mu ntambara, barashaka ikintu gituma ekonomi yabo izamuka, ni uko bazazamura ibicuruzwa byabo bakabihenda kugira ngo bizibe icyuho cy'umusoro ugomba gukomeza gushorwa hariya muri iriya ntambara. Kandi gikurikiraho ni uko Ubufaransa bukomeza gutinda mu ntambara, bizarangira n'abaturage nabo bakoze imyigaragambyo y'ubutitsa, ko bizatuma bibafekita muri ekonomi, ubukungu bw'abaturage busubire hasi. Uko busubira hasi ni nako n'ubw'Ubufaransa nabwo buzakomeza gusubira hasi, bitume noneho bisa nk'aho Ubufaransa nabwo burimo burasubira hasi muri rusange. None birangire abaturage bagumutse. Urumva mu buhinzi, uzabuhinga biragoye kugira ngo azabashe guhaza isoko ririmo abantu badafite amafaranga. Biragoye kugira ngo umuhinzi wahingaga suppose wenda nk'umuceri akagaburira Abafaransa, akaza n'undi muceri wenda avuga mu Burusiya, bigasa nk'aho bihuriye mu Bufaransa byose, bigasa nk'aho igiciro cyoroshye. Iki gihe umuhinzi azazamura igiciro, iki gihe hazagura umuntu ufite ubushobozi. Ubu udafite ubushobozi bizamugora mu bukungu bwe, buzamusubiza hasi. Rero abakonsomateri bazagorwa nuko babona ibintu ku giciro gihendutse, bitume noneho ekonomi yayo isa nk'isubiye hasi. Ikindi gikurikiyeho, Abafaransa ubukerarugendo buzagabanuka. Muri ko Ubufaransa nabwo biri mu bihugu byo muri Europe bifite ubukerarugendo bwitabirwa cyane. Icyo gihe n'ubukerarugendo buzagabanuka, kuko ntabwo uzakora ubukerarugendo udafite ibyo uzagaburira abantu. Ntabwo uzakora ubukerarugendo ubuzima buhenze mu Bufaransa, kuko icyo gihe bizagabanuka. Ahubwo bizatuma impunzi ziba nyinshi mu Bufaransa, bajye guhungira mu bindi bihugu bisa nk'aho bifite ekonomi imeze neza. Bitume n'abashoramari bari mu Bufaransa bava mu Bufaransa bajye gushora n'ibicuruzwa byabo nko mu Buhinde, bajye gushora mu Burusiya, bafate imari yabo bajye gushora mu Bushinwa, kuko niho hantu hazaba hari uburyo bworoshye. Kuko niba mu Burusiya batarimo bafatira ibihano by'ubukungu cyane ku bijyanye n'ibisoreshwa byajyaga muri Amerika, bajye mu bihugu bikikije Uburusiya, kuko nta misoro ihanitse bashyizeho.
urumva rero muri ekonomi y'Ubufaransa isa nkaho mu myaka ya vuba ishobora gusubira hasi, kandi nanone ntabwo uzajya n'ubwo Ubufaransa burimo burikomanga mu gatuza ngo bushaka nko kuzafata ngo Uburayi bakaburinda. Ntabwo waburinda udafite amikoro. Bafite niba nta hantu barimo barakura, uzabwira ngo rinda Ubutaliyani, ese uzarinda Ububiligi, ese uzagenda urinde Polonye? Ntabwo bizakunda. Ese uzarinda Portugal? Ibi byose kubigeraho ni uko uzaba ufite ubukungu bumeze neza. Iyo ufite ubukungu bumeze neza bituma n'inganda zikora ibikoresho byo kurinda ibyo bihugu ushaka kurinda koko. Ariko nk'Ubufaransa ntabwo byapfa gushoboka mu gihe ekonomi yabo itameze neza. Ntabwo ari Amerika ngo yabarinda. Amerika ifite ubukungu bwabo bumeze neza, ariko ntekereza ko Ubufaransa butarinda Uburayi bwose. Ntabwo ari ubutaka bunini barinda, ariko nubwo ari butoya Uburayi, ariko ntabwo Ubufaransa bwabarinda. Ndabyemera bafite intwaro nziza kandi zigezweho, yewe bari no mu bihugu bike cyane byo mu Burayi bifite intwaro nziza zigezweho, ariko nanone ntabwo wagira intwaro ngo udafite ubukungu kubashe kurinda igihugu cyawe ngo narinde n'iby'abandi. Icyo gihe yaba ari nko ku Bufaransa bwasa nk'arimo buraryarya ibindi bihugu kugira ngo babashore mu ntambara, kugira ngo Abafaransa kuko barabona nta yandi makiriro uretse kwinjira mu ntambara bagahangana n'Uburusiya, bugatsindwa cyangwa bugabutsinda bigasobanuka, bigatuma Ubufaransa nabwo bugira aho bukura amikoro. Urabizi ko Abafaransa munsi y'ubutaka nta kintu bafite, batunzwe no kujya gukura imari hanze, kuyiba mu bindi bihugu bagiye bakoloniza. Bivuze ngo Ubufaransa nta hantu bufite ekonomi yabo, ntaho bushingiye, ntaho na hamwe. Ikindi nababwira, buri Ubufaransa ni n'igihugu ubwacyo gisa nkaho kirimo kiragenda gisubira inyuma cyane mu rurimi rwabo. Urabona ko Abongereza bagenda babadomena cyane n'Abashinwa. Ubu nibo bantu ba mbere bafite isoko rinini mu ndimi cyane. N'Abanyafurika cyane barimo baragenda bibona mu Giswahili cyane n'Icyongereza cyane. Urabona nizo ndimi barimo bibandaho cyane, kuko Igifaransa ntabwo ari ururimi rugicuruza mu isi ya none. Ni ururimi rwa diplomatie, ni ururimi rwa politiki, ariko si ururimi rwafasha abantu gucuruza aho isi igeze. Kuko Abafaransa bagiraga ibintu byinshi bacuruzaga, uko bwaba bukimeze neza, cyane cyane ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ibintu bijyanye n'imyenda. Bagenda bacuruza ibintu byinshi kandi byiza bacuruzaga mu bihugu byo mu Bufaransa, muri Espagne, mu Burayi, muri Afurika hamwe na hamwe. Murabizi n'Abataliyani ni abantu babaga bamaze gutera imbere cyane, tuvugana nabo isoko ryabo naryo ririmo ragenda rihungabana. Ryarizwiho mu gucuruza ibintu byitwa inkweto cyane n'ibintu bikomoka ku buhinzi cyane, ariko nabo uragenda ubona ko ekonomi yabo irimo iragenda nayo igenda isubira hasi gake gake. Bivuze ngo Europe muri rusange nta hantu ishingiye. Nicyo gihugu cy'Ubufaransa cyibwiraga ko gishobora kuba cyaza kikarinda Uburayi bwose, nabyo rero bikaba bidashoboka, ntabwo bishoboka. Icyo wenda nababwira kuri iyi ekonomi y'Ubufaransa, bivuze ngo ahantu ifite amakiriro kandi nabwo ibirimo byarimo birarangira. Yari isigaranye icyo igihugu bita Mozambique. Mozambique murabizi ko Mozambique igira gaze na peteroli, bari bamaze iminsi bayicukura, ariko habayeho ikibazo ko bari barashoye miliyari zigera kuri 20 z'idolari muri iryo shoramari ryabo, ariko bamaze kubona ko bitagikunze, kuko urabizi hari umutwe uri muri Mozambique nawo nubwo u Rwanda rusa nkaho rwawuhashije, ariko rusa nkaho nabo barimo baravogera teritwari z'abo Bafaransa bacukuraho peteroli na gaze. Bivuze ngo naho ntaho biri, kuko muri uku kwezi gushize kwa itariki 28 nibwo batangaje ko iriya mitwe isa nkaho itangiye kubateza akaduruvayo. Bivuze ngo ntabwo wacukura gaze ntiwacukura peteroli ngo uyitware mu gihe uzi neza ko ntaho kuyinyuza, uzi neza ko iyo ucukuye
irimo iragenda izamo ibibazo. Bivuze ngo abafaransa ubu tuvugana muri ekonomi yabo nta hantu isigaye, kuko naho bari biringiye bari bashoye izo miliyari 20, bivuze ngo nta nubwo baranayakuramo ayo bashoye. None umutekano watangiye kuba ikibazo muri Mozambique. Bivuze ngo aho hantu bakoreraga n'ubundi ibyo byihebe nabyo byahageze bigira ngo bishake amafaranga nabyo. Bivuze ngo abafaransa naho bahagaze ubu tuvugana ntabwo bagicukura gaze na peteroli. Urumva iyo gaze na peteroli niyo cyane cyane nk'iyo peteroli niyo bakabaye bifashisha mu ntambara bagomba kurwana muri Ukraine, kuko nabo baranguye bayiranguye bakirangura mu Burusiya, bakirangura mu bihugu bya Arabia Saudite, bihugu yo muri Middle East hari mu burasirazuba bwo hagati, bararanguye nabo bakeneye gucuruza. Ntabwo umufaransa azajya kugura peteroli yo muri Amerika ngo ajye kuyirasisha muri Ukraine, icyo gihe yabahomba kandi azi neza ko kuyagaruza byazamugora. Niyo yayiringiye ni muri Mozambique. Urabizi ko muri Niger iyo bahakuraga na gaze babafungiye amayira, nta handi hantu basigaranye. Mozambique bari bafite naho hajemo ibibazo. Bivuze ngo cya gihugu nta hantu gisigaye. Mbese Ubufaransa ahantu busigaye ni kuri siyasa gusa, ni diplomatie. Iyo bakina diplomatie neza niho hantu ubukungu bwabo buzagaruka, cyangwa se bakicara hasi bakaganira n'ibindi bihugu bagasangira mu bucuruzi. Niba ari amabuye y'agaciro bagiye gukura ahantu cyangwa peteroli, bakumvikana ntihazane cya kintu cyo gutegeka cyo kuza guhenda ibindi bihugu, ugasanga Ubufaransa bwihariye imitungo hafi ya yose, ibihugu bayikuyemo ugasanga barabikenesha. Bivuze ngo nta handi hantu ekonomi y'Ubufaransa isigaye uretse kwicara hasi bakaganira n'Uburusiya, intambara muri Ukraine ikarangira. Mu gihe itararangira Abafaransa bari mu mazi abira. Nk'ubu hari na peteroli bajya bagacukura muri Libani, ya Total yabo yajyaga ijya no muri Libani, kandi babizi ko Libani muri iyi minsi nayo ikumeranye nabi na Israel. Urumva ahantu bari bafite imihari habiri muri Mozambique no muri Libani. Ikintu cyahita kibatabara ni uko Libani Israel yahagarika intambara, yamara guhagarika intambara ekonomi yamara kujya ku murongo, Libani ikaba peteroli. Niyo mahirwe nyine baba basigaranye, aho kujya kuyikura muri Amerika byo byabahenda cyane. Igiciro cyabo cyakikubaza inshuro zirenze 2 kuko bari basanzwe bayibonaho. Turabashimiye bakunzi ba Schedule Official, mujye mugerageza muduhe comment uko mwabonye ibiganiro byacu, muduhe like na subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.